Muri iki gihe abantu benshi bihutira gushaka imiti muri farumasi igihe bumvise bafite uburwayi cyangwa umunaniro, nyamara hari indi miti karemano Imana yahaye umuntu kuva kera cyane kugira ngo imufashe kubaho neza no kugira ubuzima bwiza. Hari ibintu byinshi byoroheje umuntu ashobora gukora buri munsi bikamurinda indwara nyinshi, bikongera imbaraga z'umubiri ndetse bikazana amahoro mu mutima no mu bitekerezo. Imyitozo ngororamubiri, kurya neza, gusinzira bihagije, kunywa amazi, kugira umutima utuje no gukunda abandi ni bimwe mu bintu bifatwa nk'imiti karemano ifasha umubiri n'ubwonko gukora neza. Iyo umuntu yita ku mibereho ye ya buri munsi, akagira ibitekerezo byiza kandi akabaho mu rukundo no mu kwizera Imana, umubiri we urushaho gukomera kandi indwara nyinshi zikagabanuka. Nubwo imiti yo muri farumasi ifite akamaro kayo, ubuzima bwiza butangirira cyane ku byo umuntu abaho, ku buryo umuntu abaho buri munsi. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ko ubuvuzi karemano ari ingenzi cyane kuko bufasha umuntu kwirinda indwara mbere y'uko ziza. Ibi ni byo tugiye kuganirira hamwe uyu mwanya. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, tubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima bwa buri munsi. Kanda subscribe n'inzogera nawe uzajya usangizwa ibi biganiro buri munsi. Noneho dore ibintu 21 wakora ukarushaho kugwiza ubuzima bwiza. Rimwe, imyitozo ngororamubiri ni umuti. Gukora imyitozo buri munsi bituma umubiri ukomera, amaraso agatembera neza kandi ubwonko bugakora neza. Kugenda, kwiruka cyangwa gukora siporo bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi bikarwanya indwara nyinshi. Yikore buri munsi, nibura buri gitondo ndetse na nimugoroba, iminota 30, uzagira ubuzima bwiza. Kabiri, kwiyiriza ubusa nawo ni umuti mwiza abantu batazi. Kwiyiriza ubusa bifasha umubiri kuruhuka no kwisukura imbere. Iyo bikorwa neza kandi mu rugero rwiza, bifasha igogora gukora neza ndetse bikongera imbaraga z'umubiri. Gatatu, kurya ibiryo karemano ni umuti. Ibiryo bidatunganyijwe cyane mu nganda bifasha umubiri kubona intungamubiri zikenewe. Imboga, imbuto n'ibindi biribwa karemano bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi birinda indwara. Kane, guseka nawo ni umuti mwiza. Guseka bigabanya agahinda n'umunaniro wo mu mutwe, bituma umutima unezerwa kandi umubiri ugakora neza kuko ibyishimo bifasha umuntu kugira amahoro imbere mu mutima. Gatanu, imboga n'imbuto ni imiti. Imboga n'imbuto bikungahaye kuri vitamini n'imyunyungugu bifasha umubiri gukora neza ndetse no gukomera. Kurya ibi byo kurya buri gihe bituma uruhu, amaraso n'ingingo z'umubiri bikora neza. Abahanga bavuga yuko ibyo kurya biza ku ruhembe rw'imbere ari imboga ndetse n'imbuto. Ibi byo kurya bituma umuntu yiyumva neza. Ntabwo iyo umuntu yabiriye, ntabwo imyanda ishobora guhera mu mara, ahubwo ahora aguwe neza. Ihame abantu bakwiriye kugenderaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza ni ugukora ibishoboka byose. Igihe bariye ifunguro rya mu gitondo bakabanza barya salade, baba bagiye kurya ifunguro ryo ku manywa bakabanza barya imbuto, kandi bakajya bagena iminsi runaka barya ibyo kurya byiganje ku mbuto gusa, nibwo bagira ubuzima bwiza. Gusinzira neza ni umuti. Iyo umuntu asinziriye bihagije, umubiri n'ubwonko biraruhuka. Gusinzira neza bituma umuntu agira imbaraga, agatekereza neza kandi bikarinda umunaniro ukabije. Nibura buri muntu akwiriye gukora ibishoboka byose yasinzira amasaha makeya, agasinzira amasaha 7 kandi akirinda kurenza amasaha 8 cyane. Nabwo umubiri ntabwo ubyakira neza. Buriya umubiri wacu ugendera kuri gahunda ihamye. Gusinzira amasaha make cyane ni bibi, no gusinzira amasaha menshi cyane nabyo ni bibi. Umuntu akwiriye kugenekereza hagati y'amasaha 7 n'8, nibwo twakwizera ko yagira ubuzima bwiza. Karindwi, urumuri rw'izuba ni umuti. Izuba rifasha umubiri gukora vitamini D ikomeza amagufwa n'ubudahangarwa bw'umubiri. Guhura n'izuba cyangwa kota izuba mu gitondo mu gihe gikwiriye bifasha kugira ubuzima bwiza. Nibura ubishatse wajya muri siporo mu gitondo ku gasusuruko, ukunguka ibyiza bya siporo ndetse n'ibyiza by'imirasire y'izuba, ukarushaho kugubwa neza. 8, gukunda abandi ni umuti. Urukundo rutuma abantu babana
neza kandi rugakuraho inzika n'umujinya. Gufasha abandi no kubitaho bituma umutima ugira amahoro n'ibyishimo. Ni byiza kubana n'abandi neza, ukirinda impaka cyangwa se intonganya zidafite ishingiro, kandi nubwo zaba zifite ishingiro ukwiriye gukora ibishoboka byose ugahosha izo ntonganya aho kugira ngo uzenyegeze. Abahanga bavuga yuko iyo wagiriye inzika abandi ukabarakarira cyangwa se ukabagira urwango, ntabwo ari bo bigiraho ingaruka cyane, ahubwo biragaruka bikakugiraho ingaruka nyinshi. Jya ukora ibishoboka byose ugira umutima mwiza wo gukunda abandi, bizakubera umuti. 9. Kwikunda mu buryo bwiza ni umuti. Kwiyubaha no kwita ku buzima bwawe ni ingenzi. Iyo umuntu yikunda mu buryo bwiza yirinda ibintu byamwangiza kandi akagira icyizere mu buzima. Ni byiza kwiha agaciro, ukarya ibyo kurya bizima, ukanywa ibyo kunywa bizima, ukambara neza, ukagira isuku kandi ugakora ibishoboka byose ukarya kuri gahunda. Ubu ni uburyo bwo kwikunda butuma umuntu agira ubuzima bwiza. 10. Gushimira nawo ni umuti. Gushimira ibyo umuntu afite bituma umutima utuza kandi ugahorana ibyishimo. Umuntu ushimira arushaho kugira ibyiza by'ubuzima, arushaho kubona ibyiza by'ubuzima aho kwibanda ku bibazo gusa. Ni byiza kurenza ingohe ibibazo dufite, ahubwo tukishimira ibyiza dufite. Niba twariye bigakunda, niba twaryamye bigakunda, niba twambaye bigakunda, niba twagenze bigakunda, tukabyishimira aho guhora twiganyira. Ibyo nabyo byatubera umuti mwiza. 11. Kutabika inzika ni umuti. Kubika inzika n'uburakari birushya umutima. Ibi nahoze mbiganiraho. Iyo ugira inzika n'uburakari ni wowe bigaruka bikakuremerera cyane, kandi abahanga benshi bavuga yuko uburwayi bwose bw'igifu bwavurwa neza, ariko uburwayi bw'igifu bwatewe n'ishyari, inzika n'uburakari kubuvura biragoye keretse umuntu acitse kuri ibi bizongamubiri. Iyo umuntu aretse ibyo bitekerezo abona amahoro yo mu mutima kandi akabaho afite umudendezo uhagije. 12. Gutekereza utuje no kwiherera ni umuti. Gufata umwanya wo gutuza no gutekereza bifasha umuntu kugabanya stress, bituma ubwonko buruhuka kandi umuntu agafata imyanzuro myiza. 13. Gusoma no kwiga ijambo ry'Imana ni umuti. Ijambo ry'Imana ritanga ihumure, ibyiringiro n'amahoro mu mutima. Kurisoma no kuritekerezaho bifasha umuntu kugira ukwizera n'imbaraga zo guhangana n'ubuzima. 14. Kurya neza kandi ku gihe ni umuti. Kurya ibiryo byiza kandi mu rugero bifasha umubiri gukora neza. Kurya birenze urugero cyangwa ku masaha adakwiye bishobora guteza ibibazo by'ubuzima. Ni byiza kurya ku masaha akwiriye. Nkunze kubabwira amasaha ya mu gitondo no ku manywa, ukirinda ibyo kurya bya nijoro no kurya ukarenza urugero. Ibi byatuma ugira ubuzima bwiza. 15. Gutekereza neza ni umuti. Ibitekerezo byiza bifasha umutima n'ubwonko kugira amahoro. Umuntu utekereza neza akunda kugira icyizere, kwihangana no gukemura ibibazo neza. 16. Kwiringira Imana ni umuti mwiza. Kwiringira Imana biha umuntu ituze n'ibyiringiro no mu bihe bikomeye. Ukwizera gutuma umutima ukomera kandi umuntu akumva afite amahoro menshi. 17. Inshuti nziza ni umuti. Inshuti nziza zitanga inkunga n'ihumure mu buzima. Kubana n'abantu beza bifasha umuntu kugira ibyishimo no kwirinda kwiheba. 18. Kwibabarira no kubabarira abandi ni umuti. Kubabarira bikuraho umutwaro wo mu mutima. Iyo umuntu ababariye abandi kandi nawe akiyakira, niba wowe wagiye wakoze nabi, hari amafuti, hari ibyaha wakoze, ukiyakira ukarwana intambara zo kubireka no kongera kwivugurura. Ubu ni uburyo bwiza bwo kwivura kandi ugakingira indwara nyinshi. 19. Kunywa amazi menshi ni umuti. Amazi afasha umubiri gukora neza no gusohora imyanda yangiza. Kunywa amazi ahagije bituma uruhu, amaraso n'ingingo z'umubiri bikomeza gukora neza. Kora ibishoboka byose unywa amazi ahagije. Nibura mu gitondo unywe 1/2 cya litiro, saa sita na nimugoroba. Kandi ukibuka yuko umuntu atanywa amazi amaze kurya, ahubwo amazi anyobwa mbere, nibwo umubiri ubasha kuyakira neza. 20.
Umutima utuje ni umuti. Amahoro yo mu mutima afasha umubiri n'ubwonko gukora neza. Umuntu utuje agira ubuzima bwiza kurushaho kandi akabasha guhangana n'ibibazo neza. 21. Gufasha abandi gutera imbere ni umuti. Iyo umuntu afashije abandi kugira ubuzima bwiza cyangwa gutera imbere, nawe yumva afite ibyishimo n'agaciro. Ineza no gusangira n'abandi bituma ubuzima burushaho kuba bwiza. Nufata bihagije muri iyi miti, uzajya ukenera gake cyane imiti igurishwa muri farumasi, kuko ubuvuzi karemano burusha cyane, burusha byinshi ubuvuzi bw'imiti yo mu nganda. Jya wita ku buzima bwawe ukoresheje cyane cyane karemano, nawe uzagira ubuzima bwiza. Muri make, ubuzima bwiza ntibushingira gusa ku miti igurwa muri farumasi, ahubwo bushingira cyane ku mibereho myiza ya buri munsi. Iyo umuntu akora imyitozo, akarya neza, akanywa amazi ahagije, agasinzira neza kandi akaba afite umutima utuje n'urukundo, umubiri n'ubwonko bikomeza gukora neza. Kubabarira, gushimira, kugira inshuti nziza no kwiringira Imana nabyo bifasha umuntu kugira amahoro n'ibyishimo biramba. Nubwo hari igihe imiti yo kwa muganga iba ikenewe, kwita ku buzima bwa buri munsi nibwo buryo bwiza bwo kwirinda indwara no kubaho igihe kirekire ufite imbaraga n'umunezero. Iyo umuntu afashe iyi miti karemano nk'umuco wa buri munsi, agira amahirwe menshi yo kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze no kubaho mu mahoro. Muyikoreshe muzagira ubuzima bwiza. Kandi ubwo tugeze ku musozo, ntiwibagirwe gukanda subscribe niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro. Kandi dukeneye wadusanga mu mujyi wa Kigali, tukakuvugutira cyangwa tukakugira inama ukarushaho kugira ubuzima bwiza. Ushaka kuduhamagara waduhamagara kuri nimero 0782 302 368, hanyuma tukakugira inama, tukaguha n'imiti ukeneye. Tubifurije ikaze muri Relax Life Center rikorera hano mu mujyi wa Kigali, hafi y'urusengero rwa Foursquare.